ndikubona akantu k'aka Excel karimo zamuka amafaranga. ego gasome Ego. kinjiremo ugatatura niho ruzingiye. Niyo ndivuga harimo statement of income and expenditures umwaka Yes, wa 2024. Grace Room Minister niyo uri gusoma. Ni ministry yego. Yego twagiye. Ndikubona yuko binjije miliyari. Ntago biza kukunda. Okay. Iyo ndi gutanga amakuru hano Yabivuga uko bibona ngewe ntabwo ndi fata kubireba iyo neza. screenshot uyisomere abanyarwanda kuko yanditse. Rero washyizeho okay. Washyizeho Julien Mhm. ushyiraho n'akandi aka screenshot ka Ako ga Excel. screenshot gakandemo rero. Rero ubwo kari kuza ntabwo hari gutanga amakuru yose. Ndapfuye. Hari seriously. reba ako ga screenshot kanze nkagusomere. Reba Gasomero. ngaka baravuga ngo Grace Room Minister sibyo financial statement for the year. Uretse Avuga ngo Grace Room Ministries financial statement for the year ended 31 December 2024. Yego. Statement of income and expenditure 2024 notes Rwandese francs income section 2 miliyoni magana atanu n'atanu miliyoni magana abiri mirongo ine n'icyenda n'ibihumbi magana ni mirongo cyenda nane n'amafaranga mirongo cyenda n'umunani. Niho uve mutega amatwi Godfather ndababwira ntimukaje muza hano muhubuka soma twagiye. Rero depense yabo bakoresha koste zabo miliyari imwe miliyoni 123 ibihumbi 869 n'amashiringi 695 n'amasense 91. Mukorere kote retweet n'abandi mushyiremo comment. Umva Aimable binjije izi ni miliyari 5 na miliyoni 5 na 249. Ni wasomye neza hari muri minus hariho minus imbere yabo. Harimo minus. Tubanza turebe income ayinjiye hanyuma harebe ayo bakoresheje. Hinjiye 505 millions 249 894. Noneho hasohoka 1 milliard 123 869 695. Mwumva ko kayabo ikinyuranye rero muri minus ya gukoma mwabibonye ubu ngubu mutangiye gusobanukirwa ikibazo hano kiri ni 600 millions 619 819 zavuyeho ko zitinji ni ukuvuga ngo zinjiriye hehe mu ihe dirisha muyabaze Jolie ni wari uhari ni uzi ino ministeri. Murakoze. Urakoze cyane abe ubu ngubu none mutangiye gusobanukirwa ubu ngubu mutangiye kunyumva cyane rwose. ubu ngubu muri kureba impamvu y'ibintu byose we adeklara ko afise uruhombo deficit. Kubibona Godfather nibyo nakomeje kuvuga ngo nibishyure bakambwira ngo njye nabibonye. None kandi umufinansiye iyo byagenze gutyo yakoresheje umutungo rusange wiwe kugira ngo ministeri igende neza. Yakoresheje yagiye ayo mafaranga Nigeria Amerika hehe ayo mafaranga ari yangingo nababwiye rero y'amafaranga yoherezwa akajya hatazwi n'ahandi hose no kutayagaragaza neza rwose ni gross mistake kabisa yatuma ufungirwa. So twumvikane rero hano hari umuntu uri kuvuga ngo ariko se barishyura nde none uri kushaka kumbwira ko niba badafite aho bishyura bakorera mu kihe gihugu igihugu bakoreramo ubwo nibwo bari bubapangire imisoro ukuntu yagiye n'ukuntu ibintu byose byagiye n'amafaranga yagiye asohoka. Iby'imisoro by'ibiragera batarimo bashakishaho aya mafaranga mu gihugu mbamwo no kuvuga ko bategezwa kumurira amafaranga aho leta itegeza kumwishyura mu gihugu mbamwo. Urakoze cyane hagati aho ngaho rero uko njyewe ndashaka kugira ngo mureke guhabugurika mumaze mufate umwanya musome mutabisomye neza biraza kubavanga ndashaka musome nimumara gusoma neza muraza gusobanukirwa. Maître cyangwa umunyamategeko Claudine Gasana waramutse
Aramutse ariko ntabwo nzi n'umunyamategeko. Mwaramutse neza? waramutse none ko uri umukristo harya okay nta kibazo Ga- kari akantu Gabriel. wagasomye Akahe? I- i- Nasomye iriya tangazo rya RGB. Mhm. eh, Godfather rero ninjiyemo imbere urukumva ndagenda aha, nkurura bimwe mu bihombo bikabije aba bantu bagize ndagacukurura ndakazana dore aho hejuru okay. uraza kucyitegereza ndashaka kugira ngo numve icyo uvuga Okay. Ndavuga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere mvuga wenda Abi arabizi ntabwo iryo bwiriza uranyemerera sinarisomye wongere ariko ijwi kuko kuri TikTok abantu hafi 418 bari kukumva kugira ngo baze kukumva nabo okay. Twana kiri ku gitondo ariko. Ufite njyewe ikintu ndi bubaze nanjye ntasobanukiwe. Ministry itandukanye n'itorero, aho ngaho imirimo wenda itorero rikora n'ibyo ministry ikora ni iyihe? Kuko njye numva ari bishobora kuba confused kuko ministry cyangwa itorero byose barasenga, there's no way nta hantu abantu bateranira basenga Imana badasenga, and that's what I saw muri iriya tangazo rya RGB, so that's a confusion. Noneho ariko ibi ngibi byo abantu benshi cyane cyane bakora na business hano muri ibi bihugu cyangwa se barakora n'imirimo like ufite company, you know ko abantu benshi they do expenditures, you know, you try to maximize expenses. Kuba rero kandi noneho eglise ntabwo ari business yinjiza cyangwa se ministry ntabwo ari ni non profit organization, sibyo? Neza lucratif ni ukuvuga ntabwo icuruza, ayo yinjije ubwo wenda ni amaturo, ni ama donations, ni ama gifts, niyo ishyira muri income. Noneho ayo spending nayo ni menshi kandi birumvikana kuri eglise yuko bari muri business yo gufasha abantu, ntabwo bari muri business yo kunguka. So it is kuvuga ngo kuba berekana igihombo number one, sinabaza itegeko risoresha ama eglise ryari ryajyaho, nibaza ko bikiri mu kwigwa, ariko niyo ryajyaho kuko eglise cyangwa ministry mu gice mushaka ministry eglise, I don't know, grace room, prayer room, ntabwo baba bagambiriye kunguka. Ni ukuvuga rero ko birashoboka cyane yuko bahomba kurusha uko bunguka, kandi noneho na trips za pasiteri nazo zijya muri expenses, like ibyo donc abantu bajya gukora analyse mutagiye ku bintu by'amarangamutima, reka bajya bagendera ku mafacts cyangwa se speculation cyangwa how you call it, wowe gufungwa kuri conspiracy. itorero wabyakiriye gute Claudine nako iyi ministeri Njyewe I don't know, kubera yuko ntabwo ndi kumva ministry aho itandukanye na church, ariko ntabwo nibaza ko bitangaje kuko Eglise Catholique nubwo bavuga ngo niba ifite abantu benshi, Eglise Catholique niyo ifite abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda, kandi uzi ko paruwase zagiye zifungwa, ama eglise yose menshi zitandukanye zimaze n'imyaka wenda iruta iyi ngiyi grace room. Rero nyine ahubwo bagomba gusobanuza ese niba ministries itemerewe gusenga ni gute abantu bateranira, kandi bateraniye ari abantu b'Imana ntibasenge, ibyo bishoboka gute? So donc hari clarification ubwo wenda barayibona. urakoze cyane, reka tugende gatoya. Claudine araje we yarayifite ikindi kibazo gitandukanye n'ibyo turimo. Hagira Jackie mute your mic yawe, Jackie mute your mic. Thank you. Ndashaka kugira ngo tugendane gatoya rero. Aha ngaha ibintu rero mama nagiye nkabazanira ibintu mutarabona ahandi. Mumanze service soma ku kantu nkorereje kuri WhatsApp. Nimwitegereza mukareba kuri dashboard. Mukitegereza kara kantu bashyiriyeho. Murakabona? Iyi ministeri cyangwa iyi company yagiye mu gihombo. Zaba arizo mpamvu yafunze imiryango. Godfather ntabwo ari company, ni non profit organization. Ariko Claudine wowe It's an entity, but not a company. kubera ministeri yo uko uvuga se